urumva n'undi munsi sini ntukagire ikinisho cy'abana sibyo ako ntabwo umuntu aba amukinishije ziba telefone yanjye na umubare washize kuri ndo kucaje sigaye gucaje umva mumika umuntu atarwaye umuntu atagize ati n'abagisaba asibazo nanjye neza ikibazo isemani agafite amatsiko biki cyo ikintu wanyemereye se okay arakuye mu nzani so barabyibagiwe ntabwo nabyibagiwe sibyo ko nabishyize no mu bikorwa kunzi mwiza ko nta kuntu wanshyira byibuze mu ndiba y'umutima aho hasi ubundi kumva utangiye gusaba kandi nubwira ko ibyo wansabye nabishyize mu bikorwa kiza cyane ngaho rero nyine urayisoma ibyanditsemo soke ubwo nyine igisubizo uzakima bitewe n'ibyo zere ko ari ibintu byiza ni ibintu byiza ashobora kuba byiza cyane nta kibazo wowe ugenda usome witonze wicare mu cyumba cyawe se cyangwa ahantu hatuje ukuntu usome utuje komeza umubare w'umwana uzi ukuntu bari nawe umuntu ntakagire mama ngira umutima mubi bazi ntabwo ndikugora ariko ongera ubashyira akaboko hano please ongera ushyira akaboko hano ahubwo wowe genda sobera ahantu utuje umeze neza ukumva umutima ashyikishije cyane Geoffrey ukumana koko man Geoffrey Jana birananiye nka za zindi zabaga yiyambariye gusa tuvuye mu soko kugira ute guhaha tuvuye guhasi biki n'inkweto nizana zanjye papa yamaye amafaranga ngo ngure inkweto nizanye hahaya haranga ngura inkweto si uyu nguyu katamuguriye kandi zifite aho ntabwo ari ayanjye hanyuma ibyo ukajya kugura iwe papa nanjye naduha uvuga imyanga ugira ukuntu wajya ngo baguha amafaranga ukajya kugura iwe inkweto zanjye zishaje kandi yavuze tuzajya ku ishuri kwambere muzajya ku ishuri sinjye ko ngewe ntabwo yabuze amafaranga y'amakaye katigeze abinjira se Sugo muri make we nasiko musigaye muganira mukibeta muhagire n'ikintu mubigira. Letse gato ndaje ibi bikweto ngiye kubirengera hepfo muri toilette. Izo hambaye nagarimwe. Sizo azijyana ku ishuri. Kubera iki? Barazanga ngo ni potato. Nakazi ka bazakugurira izindi. Cyangwa kugira ngo nishimye. Asibazi. Ngiye kujya mu noneho ni nka marayika ugendereye kuri kuri simukuraho kano kobwa mwiza urakoze cyane rero ngiye kukureka ngende sibyo genda nta kibazo turaza kugira subira bye bye Mama wambabarira koko ntuzito wanshiramo impu ziba wambabarira koko
Jufure kuri kureba maji. Amwe tose nagaze juguye. Inde mama. Siko ambere Akomeye ibintu ukora ntabwo ari Bajya kubyina neza. ziba ntabwo ari Funga uwo munwa wawe. funga umuntu ibyo ndi Ziba. kuvuga ari Sibera ntabwo. Ibyo uri kuvuga ari ibyo. Wajya kumubagarisiza yakaba ariyo mugurira mwe. ntabwo bari cyawe ntuzajya kwishura Ibyo si birande. Ndavuze ngo injira mu nzu. Dadi ndavuze ngo injira mu nzu. Si ubu ntabwo urimo kunywa. Namaze kumera nka Geoffrey amatwi ya nagacyumva. Ndavuze ngo mu nzu bwa. nari bikanigera ariko ibyo ukora ntabwo ari byiza ndabibwira papa mama Watinze cyangwa mu gitondo sagenda mutari kumureba. Haha. Gusa uri gupfunika aho ngaho mu biki. Ndavuze ngo ahubwo gira ujya guteka. Jese njya guteka naho najya njugunye inkweto. Ndavuze ngo ujya guteka. Ambere sinzakujyana ku ishuri. Kwa mbere sinjyana ku ishuri uzajye n'izo wambaye izo wambaye. Ndabinkweto. Ngiye kubiteka. Ariko urazana ubwo buguru bwangu uje gusaba ibiryo n'aba. Urazana imaguru nguje gusaba ibiryo. Urambura. uyu mukaritasi ndikumva atangiye kuzana gahuya kamushakira indi myenda yambara kano kuko katagera kuri boss nubundi ntabwo nsumbye urubavu imyenda yina aragukwira tu Hey, Kato! Umaze utamwani ko wicaye aho ngaho n'ibiki? Ko ndi kuguhamagara ntiwitabe wabaye iki? nitabe Mbona warakaye. nakwitabe Jyubaka kana kintu cyo kundakaza mfite. ariko boss kuri kuzukuzikeruzanya amafaranga Burya wowe urota amafaranga ni ikibazo. uri gutekereza hano wangu Nta kuntu njyewe nta kintu cyo Uburebye maze kumbabaza, nta kintu cyo kurakara, nshaka kwiteza. Kubu ngubu ni mu rukundo rukomeye cyane. ariko ibyo ntabwo bizangaburira Eh? ibyo ntabwo bizangaburira Ikibazo ufite ni iki? ni amafaranga Amafaranga ntabwo ari ikibazo, ahubwo reka nsoma kandi ku mukunzi yanyandikiye. niyo nkeneye rero Yeee, urukundo rugira neza. Urukundo rugira... Ngo kugira ngo... Umuntu yanditse mu kira. ariko boss Kugira ngo... Kumubona wamaze kugira nk'irumva. Buretse. Ngo kugira ngo Bandi ngwino ufashe gusa. ibyo bintu nibirangira umenye ko tumereza Ikibazo amafaranga turagikemura. nta bindi Ikibazo turagikemura. Babwira. So bwa mbere mbonye Ngwino nishimye. umufashe, So ngwino. bose haguruka gira uze kwereke. Ngwino. Cyane singiki. mbese ubundi ibintu bikuye ibintu bikuye Soma mwana ngenda ndakubwira ibyari. oya ngenda gusoma se ngusome imibi Kugira ngo nzakunde ugomba kuba ufite ibi bintu bikurikira. Cya mbere, hanze ukureho hano yanditse mu kimwe. Iyi ni ka na u. ariko boss Ni ka na uzi ko u. nazi kugukorera mbona ari umuntu ufite ubwenge None uri kureba ukabona ndi igicucu. reba ibintu urimo Kureba ukabona ndi igicucu. komeza Ese kuba cyangwa ufite agasharisha. Amafaranga ibyo ntabwo ari ikibazo mwana. komeza Manza ukureho inzobe yawe. Si gukuraho inzobe ni ikibazo mwa. Kureba ukabona ko ngiye gukuraho inzobe nta na vidani cyangwa dufite amakara. ariko boss umuntu utazampemba Nzaguhemba shabyibura amafaranga n'umucucu. ko mbona nzakuriga Ugomba kuba nzaguterurana n'inkweto ugomba kuba tureshya.
ntabwo ari ibintu kureshya. Nanaca bugufi imbere yawe ntacyo bitwaye. Uzamanze injyane ku mazi. Ko mundi mani urabuti pashoro ukamurekura. Murekura uko n'ubundi umukobwa ndamufite. Genda usohora imbwa mu nzu. Genda usohora imbwa mu nzu, ibindi turabikemura. Ufite ikibazo cy'umwana. Ifaranga rirahari, nakubwiye n'umucucu. Urumva? Ku mazi, Gisenyi. Wewe Geoffrey, bimeze bite kuri kuri? Byagenze bite? Reka reka. Ariye. Mama Rade. Ngwino hano. Yesu uri kunjyana nawe. Umvikana ntabwo. Ibikisa ariko bitumvikana. Inkweto z'umwana ziragana. Umva ndataye muri toilette. Ugize ukagiye kimisha sibyo? Aka ntabwo umuntu aba mukinishije. Ziba. Aka paradise hano ariko. Umva betera abana ngo jya ku. Ziba. Zituje kaho ngaho. Geoffrey barashije. Amase urumuru. Uko bijya gutesha muri rugo. Pete turebe. Ariwe mukora arashije. Umuki? Umugora arashije. Nureba nawe namenya zayarandura. Goko. Hagarara. Ntabwo ndi kureba ntabwo ndi. Icara utagwa hasi. None se wowe umugore wawe mupfuye iki? Wari cyo mugabo. Ishisho bari yanyishe umugore wanyishe. Umugore nabwo ahambaye karo kamwe. Ngurutse kintu kujisho yaranye. Akakumera zivu wari ugiye ko utavuye. Niko mata. Wowe umugabo wawe bigenzo. Umugabo wanjye nibanya narekeje. Arakunaniye si urana ugundi musigo gwakunaniye. Umugabo waranerekeje bashotse. Mana yanjye. Warumwe neza kubaherekeza ibyo bihorera. Uburyo mwe mubanye neza muri uru rugo. Arafite umwana yazanye hanze ya mukuye. Nese uramwana nagaruwa. Nagaruwa. Yamukuye he? Ageze n'umwana muri uru rugo. Ubu hese kandi muri uru rugo. Uramuguze ntabwo umubona. Aho ndibitaka ngo ni. Siba. Ndio mfata. Niko bikugere cyane. Baba mujyane ntagende kabisa. Uzamanze gira ute ntibakire inzu igeretse 70. Toto zamanze umbone nde. Zamanze ureke mbone Sami. What? Sami? Nyine y'imbwa y'umukobwa igiye n'ikiko afite Sami. Kaboneka iki cyangwa nsomye nabi. Uzamanze
none se uzamanze ureke mbone sana mana eni sana. urukurinda wambye ngo ndiguteza akavuyo wabibaza siko na nyoko je byaje bindabizi ni nyoko ntabwo ari cyasiko kiri kuriya kumva yajugunye inkweto zanuza za reba siko bamumenye umushisho kandi koko mani wewe rebera mwana rebera hano nibisho ngazi twese warimeneye reba dore ko warimeneye mu bintu ese nagura mu bisurusha papa reba ni ubona kongera ngo nabyo naje kwifatanya nawe umuntu nanaguhana niko abantu babagabo n'abagore mu rapiki koko niko neza neza umushisho baragura niko mata ubwo umushisho ukazararebesha umva reka byo mubwira no kuri kwima wajyanga umugore wajyanga urukumba wagira ngo muri shabab wajyanga baga muri shabab umugore uramubesherewe umugore ari idona n'ubwo nibagira amayaza apfuye umuntu yahata inkweto umuntu avuye kugura aho gakuri kandi koko sha Jofre naze hano Jofre naze hano abari nawe rero uba yazanye urwana muri uru rugo ntabwo nzi yarugagwa fata umwana wase nk'uwawe fata umwana wase nk'uwanjye se agenda kugagura nk'inga Wesa kadogo karo umwana imbwa nyine imbwa kugenda guhamagare ntabwo uri kunyuma ndakumva bose genda ku kigawe nakubwiye genda kuzana uriya mugingo utwaye hano tuvuganye ibiki kunyimanze ngo bakuremo ngo inzobe uriya mukobwa ntabwo ateguye aduteze genda uzana uriya mutipe isubiremo hano iki mvuye hano ubwenge tuvuganye ngo iki nyine ndakubwira ngo murekure ariko ako kanya ndagutegetse genda umugarure gira vuba ariko buri kumbura njye nawe twigeze tuvugana ko njye ndashaka ko nindi uri kubura ni nawe uguhemba ni urampereza amafaranga si ni ikibazo ndaza kugarura umuntu wagenda amukura he tugende tujye kumushaka tujye kumushaka he shaka amafaranga mwese baba baroze kuvuga nka mukamanza mwe ariko ubundi boss umva manze mubaza umuntu ufite amafaranga yiruka ku mukobwa gutyo uzi ko nahereye kera nkubona wagira umudebire nubwo ufite amafaranga kugira ro kibuze ugira umutima boss kure bigiye mazana ubu bagenzi baje baragiye bari hanze ntabwo nakagombye kuba nyiri hano mu gihugu nakagombye kuba narasohotse nagiye gushaka amafaranga ejo bundi nabonye ikiraka kimemba me nakubwiye ngo iki usabwa kumanza kumpemba ibyo namajije gukora nazanye umuntu hano iburetse gato manzu nyumve nagombye njye ushaka kugenda nazanye umuntu hano dupatanye umuntu wambwiye murekura agende tugiye gusubira kumushaka icyo ni ikiraka cya kabiri manzu umembera ya mbere nongere gusubiramo manza umembere aya nkeneye umuntu nta kindi kintu nkeneye urumva ibyo bintu nzanaho umbwira ngo amafaranga urama amafaranga amafaranga urayama ntayibanza amafaranga ntabwo ari ikibazo urumva nkeneye ko tujya kuzana umuntu uha yawe amafaranga urayama ntayibanza